Muraho neza, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana, imigisha ituruka ku Mana ibagereho. Ijambo muhirwa, uyu munsi tukaba tugiye gukomeza tuganira ku ngufu z'Igiheburayo, tureba inyuguti ikurikiraho ariyo vav. Muzi neza ko tumaze kubona alef, bet, gimo, dalet, hey. Uyu munsi tukaba tugiye kureba vav. Vav ni inyuguti ya gatandatu y'Igiheburayo, yandikwa itya, ikaba imeze nk'umuntu uhagaze. Imeze nk'umuntu uhagaze, ifite umubare uyihagararira gatandatu, ikandikwa gutya vav. Vav ifite akamaro gakomeye kubera ko imeze nk'aho ariyo iteranya amagambo, ifatanya amagambo cyangwa ifatanya interuro. Ikindi kandi iyo iri imbere y'inshinga ishobora gusobanura ahazaza, inzagihe, cyangwa se ahahise, imitagihe. Reka turebe iyo vav imeze nk'indagihe cyangwa inzagihe. Vav nk'inzagihe ariyo future, dufatire ku nshinga gukunda, ahafta, vta. Ahafta ni ugukunda. Ahafta, ariho urukundo ruturuka. Ahav, ahafta ushobora kuvuga uti arakunda, ariko iyo wongeyeho vav imbere y'inshinga ahafta, tuzi neza ko Igiheburayo cyandikwa kuva iburyo usubira ibumoso, aho kuva ibumoso ujya iburyo nk'uko twandika twebwe twandika tuva ibumoso tujya iburyo. Igiheburayo cyo cyandikwa uva iburyo ugana ibumoso. Ni ukuvuga ngo iyo wongeyeho vav imbere ya ahafta bihita biba ve ahafta. Bivuze ngo azakunda mu nzagihe, azakunda, azakunda, azakunda. Ni ukuvuga ngo nta rwango ruzamubaho, azakunde ntihazagire urwango rubaho. Uburyo bwa kabiri rero, vav ishobora gusobanura imitagihe, ibintu byahise, imitagihe. Ariyo twita past. Hano turebere ku nshinga kuvuga, yomer, yomer, yavuze, yomer. Ariko iyo wongeyeho vav imbere ya yomer biba vayomer. Vayomer bivuze ngo yaravuze, yaravuze. Urabona ko vav ishobora gusobanura inzagihe, imitagihe ariyo passé or the past, cyangwa se the future ariyo future. Ahandi
agaragariza ingufu za vav ni mu rumuri, light, urumuri, or ariko bwandika gutya, or urumuri. Iyi vav iri hagati, uru ni urumuri, urumuri. Vav iri hagati igaragaza amayobera y'urumuri bifatiye ku gihe. Uriya urumuri n'igihe, ni ukuvuga ngo ukunyaruka k'urumuri n'igihe. Igihe rero gihagarariwe na vav, aribyo berekana amayobera y'urumuri. Ahandi tubona ingufu zikomeye za vav ni mu izina ry'Imana, izina ry'Imana Yahuwa. Yahuwa, God's name, izina ry'Imana. Mu izina ry'Imana ariho tubonera imbaraga, mu izina ry'Imana. Ariyo bivuze ngo iyi vav iri hagati itwereka ko ibintu byose byaremwe bigira aho bihurira, bihuzwa n'Imana. Byongeye kandi ubushize niba mubyibuka neza, twabonye ko Kristo, Yeshua HaMashiach, Kristo, tumwandika aha, Aleph na Tav. Niba mubyibuka neza, izi nyuguti ebyiri Aleph na Tav nizo abagereki bakopeye bazita Alpha na Omega. Alpha na Omega. Bivuze ngo tuzi neza ko Kristo ariwe Alpha na Omega. Alpha na Omega, tuzi neza ko ari Kristo. Ni Kristo. Noneho mu Giheburayo, iyo wongeyeho vav imbere ya Kristo, ve'at, bita byerekana ko Kristo ariwe muhuza w'ijuru ritagaragara n'isi. Kristo umuhuza w'ijuru n'isi. Kristo ni umuhuza, niwe utuma dusabana n'Imana. Ijuru tutabona ritagaragara n'isi. Urabona rero ko vav ifite agaciro gakomeye. Muri make ishobora kuvuga inzagihe cyangwa impitagihe. Byongeye kandi itwereka ko ibintu byose byaremwe bifite aho bihurira, bihujwe n'Imana. Kandi nanone bikatwereka ko mu rumuri, amayobera y'urumuri ashingiye ku gihe. Vav kandi ikongera ikatwereka ko muri Kristo no mu ijambo ry'Imana no mu izina ry'Imana niho tubonera ingufu, kandi Kristo akaba ariwe muhuza w'ijuru ritagaragara twese twifuza kuzajyamo n'isi turimo. Ni ukuvuga ngo Imana ijya kurema yaremye Kristo kugira ngo abe umuhuza w'ijuru bitagaragara n'isi turimo. Tukahora rero tugomba guharanira gukora ibyiza kugira ngo tuzahuzwe na Kristo, aduhurize mu Mana, dusabane ubuziraherezo ibihe byose bidashira. Murakoze rero, naho utaha. Imana ikomeze barinde, imigisha ikomeze bagereho. Shalom, shalom, shalom.